Banki nkuru y'u Rwanda n'ikigo cya R-Switch byatangaje ko rero guhera uyu munsi tariki 14 Nyakanga 2026 kohererezanya amafaranga hagati y'umuntu n'undi bizajya bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mu rwego rwo kurushaho gusobanukirwa iyi gahunda, twifuje ko muri studio twakira abatumirwa. Turi kumwe na Fabrice Tuyizere Majyambere, akaba ari umuyobozi ushinzwe imyishyuranire muri Banki nkuru y'u Rwanda. Tubaha ikaze. Murakoze. Kandi turi kumwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa bya R-Switch Jean-Jacques Kajuga. Tubaha ikaze. Murakoze. Reka duhere muri BNL. Turibaza ngo e-cash ni iki? Murakoze cyane. E-cash ni ikiraro gihuza ibigo bitanga serivisi z'imari ndetse n'ibigo bitanga serivisi zo kwishyurana ukoresha ikoranabuhanga. Ngarutse wenda nko mu myaka 20 ishize, Banki nkuru y'u Rwanda yashyizeho icyerekezo cyo kugabanya guhererekanya amafaranga mu ntoki mu buryo buzwi nka cashless. Twatangiye ubu buryo bukoreshwa mu buryo bw'amakarita, haza kuzaho uburyo bw'ibigo bitanga serivisi z'imari bukoresha uburyo buzwi nka mobile banking, haza ndetse n'ibigo bitanga serivisi zo kwishyura no gukoresha ikoranabuhanga bikakorwa mu buryo busanzwe buzwi nk'akanyenyeri cyangwa se kuri USSD code. Ibi rero ntabwo byari bihagije, kuko mu bijyanye no kwishyurana bigomba gutanga nabyo umusanzu mu iterambere. Kugira habe iterambere rero hagomba ko kwihuta no kwihutisha ibikorwa bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero no kwishyurana hakoresha ikoranabuhanga, iki kiraro cyitwa e-cash kigiye korohereza abantu kwishyura ku buryo bwihuse, ariko noneho bakagera no ku bigo by'imari mu buryo bwagutse, aho kugira ngo bikorwe mu buryo bw'ibigo bibiri gusa. Murakoze. Ni muri urwo rwego rero nka Banki nkuru y'u Rwanda ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka twashyizeho amabwiriza asaba ibigo bitanga serivisi z'imari. Mu cyiciro cya mbere dusaba amabanki ndetse n'ibitanga serivisi zo kwishyura no gukoresha ikoranabuhanga zizwi nka mobile money, kugira ngo zihuze, habeho guhererekanya amafaranga ariko habeho n'ubwishyu budaheza. Murakoze. Yego, ubwo kugira ngo tubavire rimwe, no kubera iki Banki nkuru y'u Rwanda yahisemo guhuza ibigo by'imari byose mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ikaburiza mu buryo bwa e-cash? Murakoze cyane. Nk'uko nari mbikomojeho mbere, wabonaga ko uburyo bwo kwishyurana bukorwa hagati y'ibigo bibiri, ugasanga abakiriya b'ibyo bigo nibo babasha guhererekanya amafaranga hagati yabo, ariko hakabaho no kwishyurana hagati yabo. Urugero ntanze nk'abakoresha urugero rwa mobile money, niba narakoresheje konti yanjye narayihuje na banki runaka, nabaga nemerewe guhererekanya n'iyo banki, ndetse n'uburyo bwo kwishyurana mu buryo bw'abacuruzi bimwe dusanzwe tuzi nka kode, ugasanga nemerewe kwishyura kuri iyo kode y'icyo kigo cyonyine mfitanye amasezerano nacyo cyangwa se nafashe ifatabuguzi. Nka Banki nkuru y'u Rwanda rero twabonye ko ubwo buryo budahagije mu buryo bwo kwihuta, ariko n'uburyo bwo guhuza n'ibindi bigo by'imari. Dushyiraho amabwiriza rero asaba ko habaho guhuza uburyo bwo kwishyurana hagati y'ibigo birenze bibiri. Ubu ngubu noneho banki ikaba yakohereza kuri mobile money kuri banki, cyangwa se banki ikaba yakohereza kuri banki, ikaba ari icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri rero tuzashyiraho na bya bigo mu cyiciro cya kabiri bizwi nka microfinance ndetse na za sako, nazo ku buryo zizajya kuri cya kiraro, ku buryo habaho koherezanya amafaranga hagati yabyo ndetse no kwishyurana bititaye ku kigo kimwe cyangwa bibiri gusa. Reka tujye muri R-Switch. Ubu ngubu u Rwanda rumaze guhuza n'ubundi uburyo bwo kwishyurana hakoresheje ikoranabuhanga na e-cash imbere mu gihugu. Ibi ngibi byaba bisobanuye iki ku munyarwanda? Icyo bisobanuye ku munyarwanda ni uko unyuze kuri e-cash, icya mbere e-cash ihuza amasisiteme zose z'ibigo by'imari, mobile money, amabanki, ibigo biciriritse arizo microfinance, ku buryo umukiriya ashobora kohereza amafaranga nubwo baba bafite konti bakoresha ibigo by'imari bitandukanye. Ku munyarwanda icyo bimufashe ni uko ashobora kohereza amafaranga mu buryo bwihuse, bworoshye, buhendutse kandi butekanye. Yego, urakoze cyane. Reka tugaruke kuri BNL nk'urwego n'ubundi rugenzura urwego rw'imari. Nka Banki nkuru y'u Rwanda izakora iki kugira ngo ibigo by'imari birusheho n'ubundi kubahiriza aya mabwiriza kandi n'inyungu z'ibyo bigo bidahungabana? Murakoze cyane. Nagira ngo ntangirire mvuga ko ibigo bitanga serivisi z'imari n'uburyo bwo kwishyurana hakoresha ikoranabuhanga ni ibigo biba byarahawe uruhushya na Banki nkuru y'u Rwanda. Iyo uhawe uruhushya uba ugomba kugenzurwa na Banki nkuru y'u Rwanda.
nk'uko twari dusanzwe tubikora n'ubundi bizakomeza bibeho, ariko kuko habayeho guhuza inzira y'ibigo byinshi turashyiraho ingamba zihariye. Izi ngamba rero turazikora mu buryo bw'ibice bitatu. Icya mbere ni ukureba uburyo bw'imiyoborere. Imiyoborere ni ukuvuga ngo niba habayeho guhuza inzira, ibigo byishyize hamwe, imiyoborere, guhana amakuru biri gukorwa gute bikurikije amategeko n'amabwiriza nk'uko Banki Nkuru y'u Rwanda yabishyizeho. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'imikorere. Niba umuturage yohereje amafaranga ayakura kuri mobile money ayashyira kuri banki cyangwa akura kuri banki ayashyira kuri mobile money, aya mafaranga ye yagezeyo ku gihe cyangwa se yagezeho agomba kuyashyira. Niba yibeshye cyangwa habayeho imbogamizi, bagomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza kugira ngo bafashe wa mukiriya. Ikindi cyiciro ni igihe habayeho nk'ubujura cyangwa se uburiganya, icyo twita fraud. Ibi bigo nabyo bigomba gukurikiza amategeko n'amabwiriza kugira ngo barinde ubusigire bw'abakiriya babo ndetse n'ibigo byabo. Ikindi cyiciro cya gatatu ni uburyo bwo kurengera umuguzi. Umuguzi asanzwe afite uburenganzira buhabwa n'amategeko n'amabwiriza yashyizweho na BNR. Uyu muguzi rero afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku gikorwa yakoze, niba yohereje amafaranga cyangwa se yakoze ubwishyu. Ibi bigo rero nabyo bigomba kubahiriza amategeko n'amabwiriza, ariko bigashyiraho n'uburyo bwo kwakira amakuru no gufasha abamukiriya igihe bibaye ngombwa. Ubu abantu badukurikiye muri aka kanya bari kwibaza ngo ni gute babona serivisi ya e-cash, ni gute, ni porogaramu bari downloading, bari bushyire mu telefone yabo, izi serivisi bazibone bate? Urakoze. Icya mbere nta kwiyandikisha gushya cyangwa gushakisha iyindi serivisi ahandi hantu, aho abakiriya cyangwa abanyarwanda bazakomeza gukoresha serivisi basanzwe bakoresha muri banki banyuze kuri USSD mobile app n'izindi banyuze kuri serivisi z'imari basanganywe bafitemo konti. E-cash nk'uko twabivuze ni ikibuga cyangwa ni ihuriro ihuza system z'amabanki. Muri make e-cash ikorera inyuma y'izi serivisi ikazihuza kugira ngo zishobore gukorana neza hagati y'ibigo bitandukanye. Umukiriya akanyura kuri USSD akanda akanyenyeri bisanzwe 182 rimwe kabiri agashyiraho konti niba ashaka kuyakura kuri mobile money ayoreza kuri banki, cyangwa akanyura kuri banki akoresheje USSD ashaka kuyohereza, cyangwa ku yindi banki, ikindi kigo cy'imari cyangwa ikindi kigo kiciriritse. Muri make bazakomeza gukoresha nk'uko bari basanzwe bakoresha. Murakoze. Aho ngaho yenda kugira ngo tubasobanukirwe neza abanyarwanda, iyo tuvuze uburyo bw'ikoranabuhanga, ibyo leta yatekereje kugira ngo tubigereho, tunatekereza n'inyungu n'icyo turi bubyungukiremo. Ubu buryo bushya turabwungukiramo iki? Abanyarwanda barabwungukiramo iki? Ese iyi systeme ubu buryo buraza kwishyurana hagati yabwo gusa nk'uko tuzi ukundi guhererekanya kw'amafaranga byari bisanzwe? Urakoze. Inyungu nyamukuru ni uko abanyarwanda bazabona uburyo bwo kohereza amafaranga no kwakira amafaranga mu buryo bwihuse, bworoshye, butekanye kandi buhendutse. Ikindi ni uko abacuruzi, muzi ko isoko ryacu ari SME led, yuzuye abacuruzi benshi. E-cash izabafasha kwakira ubwishyu buturutse ku bakiriya cyangwa abanyarwanda bakoresha ibigo bitandukanye by'imari, bigatuma bagira amahitamo. Uyu munsi twari tumenyereye ko umuntu iyo yishyura agomba kwishyura akoresheje gusa MomoPay. Ubu amahitamo yiyongereye, amabanki nayo agiye kuzana amakode ku buryo wifuza kwishyura unyuze kuri banki yawe ntabwo uzajya ubanza gukora transfer, uzajya wishyura ako kanya winjiye muri konti yawe ugashyira muri kode ya Momo ushaka kuvana kuri banki, cyangwa unyuze kuri Momo ukanyura kuri akanyenyeri 180 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1. Ariko iyo ugeze kuri kode ntabwo ushyiramo kode ya Momo, ushyiramo kode ya banki ariyo yose imaze gushyira hanze kode yacyo. So iyo nicyo kintu gihindutse cyiza mu buryo bwagutse. Muri make e-cash izanye ayandi mahirwe ku banyarwanda, cyane cyane ku bacuruzi. Ayo makuru y'uko bakira ubwishyu izafasha n'amabanki kurushaho kugira amakuru yabo, kugira ngo n'amabanki izane inguzanyo zihariye zigendeye ku makuru baba babona buri munsi. Murakoze. Yego, ushobora kubisobanura gute uburyo umucuruzi ashobora kwishyurana hagati yiwe na mugenzi we, yaba akuye amafaranga kuri konti ashaka kuyohereza umucuruzi, uburyo buzajya bukorana bute?
uburyo bizajya bikorana ni uko ukoresheje usanzwe uko tumenyereye iyo winjiye muri shop umaze gufata ikintu ushaka kugura usanzwe usanga ahantu hari kode ya momo iyo kode kera yakoraga mu buryo bwita bwa close loop bisobanuye ko ushobora kwakira amafaranga avuye gusa kuri momo so ubu interoperability icyo izanye ni uko systems zamaze guhura ku rubuga rumwe kuba ziwe ku rubuga rumwe bisobanuye ko ushobora kwishura iyindi banki cyangwa nyishura momo unyuze tuvuge kuri kode 182 ugashyiramo kode ya banki amafaranga ava kuri momo yanjye nk'umukiriya akahita agera kuri konti y'umukiriya muri banki ariyo yose mu masegonda 10 bigafasha n'umukiriya n'umucuruzi kubona amafaranga ako kanya ku buryo iyo yagize ikibazo cya stock ashaka kongera yahita akoresha ayo mafaranga kujya kongera kuri replenishinga stock murakoze. Tugaruke kuri Fabrice hari uburyo kwishyurana n'uyu munsi abantu bakoreshaga Momo Pay nko muri eCash babigarutseho kuri R-Switch ariko hakaba hari amafaranga bagenda bakata uburyo noneho buje gukemura ikintu ubuntu. Murakoze cyane ngira ngo nkuko mugenzi wanje muri R-Switch yabisobanuye uburyo ni mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukorohereza abantu guhererekanya amafaranga hagati yanjye nka Fabrice nohereza mugenzi wanjye Jean Jacques. Akabona uburyo bwa kabiri bwo gukora ubwishyu igihe ngiye Fabrice nishyura umucuruzi binyuze kuri za kode nkuko mugenzi wanjye muri R-Switch yahoze abivuga. Mu buryo bwo guhererekanya amafaranga hagati y'abantu ku giti cyabo bazajya hari igiciro cyashyizweho mu bwumvikane hagati ya R-Switch n'ibigo by'imari umuturage azajya acibwa amafaranga atarenze 20 ariko mu buryo bwo gutanga ubwishyu noneho wishyura umucuruzi umuturage cyangwa se umufatabuguzi nta giciro acibwa n'ubuntu. Ibyo byose rero byakozwe mu bwumvikane hagati ya R-Switch n'ibigo by'imari ariko n'ubuvugizi Banki Nkuru y'u Rwanda yagiye ikora. Murakoze. Ni ubuhe buryo bw'igihe kirekire nka Banki Nkuru y'u Rwanda mufite kugira ngo umuturage utaragerwaho n'iyi serivisi yumve ko ari serivisi ihamye anabashe kuyibyaza umusaruro nk'amahirwe igihugu gishyiraho? Murakoze cyane. Mu by'ukuri Banki Nkuru y'u Rwanda ifite icyerekezo cyagutse cyo kugabanya guhererekanya amafaranga mu ntoki. Niyo mpamvu twashyizeho icyo nakwita ingamba zizwi nka cashless. Iki cyerekezo rero kugira ngo tukigereho ni uko tugenda tuvugurura inzira twakoreshaga mu kwishyura no gukoresha ikoranabuhanga harimo kuzana ikiraro nk'iki cya eCash ku buryo habaho kwihuta kwishyura no kohererezanya ku bigo bitandukanye. Nitwoherezanya rero ku buryo bitandukanye amafaranga yacu tuzaba tugeze ku cyo twita kwishyurana mu buryo budaheza mu buryo bw'imari budaheza buzwi mu rurimi rw'amahanga nka financial inclusion kuko tuba tugeze ku bakiriya n'abafatabuguzi batandukanye mu bigo bitandukanye. Ikindi hazagabanyuka ndetse n'uburyo bw'ikiguzi cyashyirwaga cyane mu guhererekanya amafaranga mu ntoki ndetse n'ingaruka zitandukanye z'umutekano wo kuyacunga. Ubu rero byose tubifata nk'icyerekezo nka Banki y'u Rwanda bizanashyiramo ndetse n'umusanzu mu iterambere ry'igihugu binyuze mu kwiteza imbere kw'abaturage mu bikorwa by'ubucuruzi mu bikorwa byo kwishyurana n'ibindi bikorwa bitandukanye. Yego abatukurikiye abakiriya murabamara impungenge gute ko bagiye gukoresha iyi serivisi bwa mbere murabamara impungenge gute twahera kuri Benel? Murakoze cyane. Ubutumwa bwa mbere nabuha abakiriya nababwira ko nta cyahindutse ku bijyanye no gukoresha iyi serivisi z'ikoranabuhanga. Ikintu kiyongereho ni byiza ni uburyo bwo kwihutisha ndetse n'uburyo bwo kugera ku bigo bitandukanye bitanga serivisi z'imari. Icya kabiri ni uko ibi bigo bitanga serivisi z'imari harimo ndetse n'iki kigo cya R-Switch gihuza ibi bigo buri mu bigo bigenzurwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Igihe icyo ari cyo cyose habayeho kutubahiriza amategeko n'amabwiriza Banki Nkuru y'u Rwanda hari ingamba yashyizeho ndetse n'ibikorwa igomba guhita ishyira mu bikorwa uburyo bwo gufasha abantu. Ikindi nasaba cyane aho ubutumwa ku bakiriya n'abaturage igihe icyo ari cyo cyose ugize ikibazo mu kwishyurana usabwe kwegera ikigo kiguha serivisi z'imari ndetse hakaba n'uburyo bwashyizeho bw'ikoranabuhanga buzwi nka intumwa. Iyi ntumwa rero iyo ushyizemo ikibazo cyawe na Banki Nkuru y'u Rwanda isangira amakuru n'ibigo bitanga serivisi z'imari ku buryo igihe bitubahirijwe bataguhaye serivisi
icyo gihe banki y'u Rwanda ifata ingamba zihuse. Murakoze. Yego, tujye kuri Jean Jacques. Ubutumwa afitiye abanyarwanda ni uko e-cash ije kubongerera amahirwe yo kwishyura no kwishyurana no koherezanya amafaranga mu buryo bworoshye, bwihuse kandi butekanye, aho gukoresha serivisi z'imari bitagomba kugarukira ku kigo kimwe gusa. Ikindi cyangombwa ni uko e-cash ni intambwe ikomeye mu kubaka ubukungu bwa digitali cyangwa digital economy bw'u Rwanda no kugeza serivisi z'imari kuri buri munyarwanda aho ariho hose igihe cyose kandi gitekanye. Murakoze. Reka tubashimire. Twe turi kumwe na Fabrice Tuyizere Majyambere, akaba ari umuyobozi ushinzwe imyishyuranire muri Banki Nkuru y'u Rwanda. Wakoze cyane. Murakoze namwe. Kandi twe turi kumwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ibikorwa muri R-Switch Jean Jacques Kajuga. Mwakoze cyane. Murakoze cyane.